ibintu bikomeje kuba gaterera nzamba kamwe ka nyina wa nzamba. Rero ikibazo cy'umuntu bita Puff Daddy cyangwa se P Diddy gikomeje kugenda gifata indi ntera, gikomeje kugenda kigera ku rundi rwego. Ibintu bikomeje kugenda bikara, abastari bari kugenda babivugaho, bamwe bamuvugira, abandi bitandukanya nawe, buri mwe wese ari kugenda bivuga uko abishaka. Imbuga nkoranyambaga ziri kugenda, ibinyamakuru byandika uko bigenda bibivuga uko ibintu biri kugenda biba. Rero uko turi kugenda natwe niko turi kugenda tubabwira buri kimwe cyose kiri kugenda kiba. Aka kanya tugiye kubabwira bimwe mu byamamare cyangwa se bamwe mu bastari bari kugenda basa n'abamwigarama, yewe turazana no kuvuga ko bari kugenda bamuvugira. Ariko mu gihe ibyo ngibyo, kugira ngo tujye dukomeza tubane, dukomeze tugendane amakuru ku yandi, ndagusaba kugira ngo ukandi subscribe, ubundi amakuru ajya kugereraho ku gihe, ibintu bigende neza. Aka kanya rero turigiye kuvuga, hari abastari, hari ba Kanye West bakomeje kuvuga, hari R Kelly, hari 50 Cent we ino saga ameze nkaho rimwe na rimwe ari kugenda nayenjoyinga, araza ari akantu karibuze kuzamo kameze nkaho ari kuyenjoyingamo, ariko nyine we ahantu hari ubundi urugamba ruba rwashyushye, we abijyamo noneho akabyinjiramo. Murabizi ko 50 Cent hari ahantu yigeze kugera agaserera na Rick Ross, ndetse akavuga ati ngewe noneho iyo ndi kwihorera nyine nicyo kintu cya mbere kindyohera. Ati ushobora, ni nka kwa kundi we bameze nka kwa kundi ushobora kujya kugurisha inka yawe kugira ngo ujye kuburana iki, kugira ngo ujye kuburana inkoko. Wabishyiramo imbaraga nyinshi bya danje. Ndaje rero mbabwire ukuntu ibintu bimeze. Turahera, reka duhere hano, duhere kuri Rick Ross. Rick Ross rero murabizi ko yigeze kuba umuntu w'inshuti cyane na Puff Daddy. Hari n'igihe Rick Ross yigeze gukoresha birthday, Puff Daddy amuha imodoka nziza cyane. Rero bakunze kuba bari kumwe, ndetse no muri ibyo birori, muri ya liste y'abantu bajyaga mu birori bya bindi byategurwaga na 50 nako na Puff Daddy, hari ibirori yajyaga ategura agatumiramo ibyamamare. Habaga harimo abastari bakomeye, ndetse harimo na bamwe mu banyafrika b'abastari bavuga ko bagezeyo. Ubwo rero muri ibyo byamamare haba harimo ba Naomi Campbell, ba perezida b'ibihugu runaka, habaga harimo kwa kundi wumva ngo ni ba gavana bo muri nce zimwe na zimwe za US. Habaga harimo abantu benshi nyine, harimo n'ibyamamare byinshi, ba Chris Brown, ba Rihanna, bande bose. Gatoya rero hari andi makuru. Rihanna nigeze kumva nyine hari ahantu asa n'uvugira Puff Daddy, avuga ati ni kwa kundi nyine wenda abanyafrika duhita twumva ko niba nyine ibintu bigiye kumpuza nyine bije mu itangazamakuru cyangwa se umuntu bamuvuzeho akantu ngo abantu bahita babikabya. Ariko nanone nawe hari ahandi hantu, nanone hari izindi mbuga nanone nkoranyambaga ziri kwandika ko nawe ashobora kuba bizi ko, cyangwa se yaba bizi ko Puff Daddy akagiso ko kuba yaryamana nabo bahuje ibitsina kamubayeho, kuko hari kese yigeze kubaho ya indi ya Chris Brown na Rihanna igihe baserera cyangwa se barwana, ngo umuntu wabishyushyemo cyane kugira ngo base n'abiyunga yari Puff Daddy nyine, yani washakaga kubunga, ndetse baranamushimira bagiye babyandika. Ariko nanone Rihanna we yaravuga ati kuko iwe yashakaga kutwunga kwe kwari kwa hafi, yari uko ngewe naba naramubonye asa n'ugira ute, asa naho asomana na Chris Brown, noneho namara kubibona we agashaka ko nyine nge ntabivuga, ahubwo agashaka kutwunga nyine ku gitugu kugira ngo nkunde nsubirane na Chris Brown, hato na hato wenda amabanga yabo ntazayamena. Akaba ari ubwo buryo nyine we yashakaga kubungamo nyine, kugira ngo akunde arengera izina rye. Rero tukiri aho ngaho niho nababwiraga kuri ibyo byabo bastari bajyaga muri ibyo birori, n'umuntu bita Rick Ross yari arimo, kandi Rick Ross yari inshuti cyane ya P Diddy, kuko uri kumva aho bigira umuntu akaguha imodoka. Hari n'andi mavideo yabo bagiye bakoresha cyangwa se bagiye bagaragaza bashyira hanze bari kumwe bishimye. Rero Rick Ross nawe ari mu bantu, hadashize n'iminsi nk'itatu cyangwa nk'ine, nawe ari mu bantu bahise bavuga, we yahise yavuga ati aka kanya ndashaka kwitandukanya
ngewe ubwanjye n'ibyo bintu cyangwa se n'ibyo bintu birimo bivugwa nyine, ngewe ikintu nakoze nyine ni uguhasoringa tu, narahasorinze, wenda nubwo natangiriye kuri ntuza kuri PDD ariko narahasorinze. Ati sinitaye ku byo abantu muri buze kuvuga, sinitaye ku myanzuro muza gufata, ariko ngewe icyo ndeba aka kanya ni ibyiza byanjye, cyangwa se ni ibintu ni ku ruhande rwanjye rw'ibyiza nyine, nicyo kintu ndebaho. Ati pe kuba nari inshuti na PDD, nari inshuti nawe, ariko ntago bivuze ko ibintu byose cyangwa se ngomba gukomeza kumwizirikaho mu gihe ibintu biri kugenda byanga tu. Ni igihe cyanyacyo cyo kwitandukanya n'umuntu uwo ari we wese wavuga ko nyine ngewe nakoze ibintu nka biriya, cyangwa se agerageza kuvuga ati my hustle was clean, nyine guhasoringa kwanjye kwari ukwanya ko kwari gusukuye, nta bintu nk'ibyo ngibyo bivangavanze wenda, cyangwa se wenda urukumva bitewe nuko yari inshuti ye bashobora kuvuga ati wenda nawe kugira ngo nyine agere aho ageze birashoboka ko wenda yaba yari umwe wenda mu bantu bashobora kuba wenda ubwo bararyamanaga na PDD, akaba ari cyo kintu cyamufashije cyane. Aho aravuga ati rero njye hustle was clean, ngiye guhasoringa kwanjye kwari ukwanya ko narabiharaniye, ntabwo ari uko nyine nari inshuti na PDD cyangwa se ngo hakaba hari ikindi kintu kidasanzwe yigeze abikoramo. Noneho Rick Ross arongera avuga ati ewan, njyewe reka nitandukanye n'ibyo bintu byose nitandukanyije nabyo. Noneho ati njye ntabwo nigeze nkoresha ayo mavuta, ya mavuta ya baby oil nyine, ati guhasoringa kwanjye nta hantu guhuriye n'aya mavuta nyine ya baby oil. Ubwo rero ikintu ashaka kuvuga ngo nuko nyine ayo mavuta murabyumva namwe, ayo mavuta birashoboka ko ari ya mavuta nyine bakoreshaga muri bwa butinganyi bwabo. Aravuga ati rero ayo mavuta njye nitandukanyije nayo, reka ntimunkuremo ibyo bintu mubinkuremo. Uri kumva nyine abaye umwe mu bantu barimo baragenda bavanamo akarenge kiwe, kuri kumva abantu bose biri kugenda bibafekta. Ndaza kubabwira na ba PDD nubwo nako na ba 50 Cent nabo nubwo bagiye bavuga nyine ibintu nk'ibyo, ariko nabo bari mu bantu banugwanugwa, ba French Montana, abahanzi benshi ba Meek Mill, ba Asha, bande bose bari mu bantu bose ibyo bintu bagiye babivugaho nyine. Arongera rero ubwo reka tuze tunono tugane ku hanzi w'umunyafrika cyangwa se African Giant bamwita Burna Boy. Burna Boy we ikintu yakoze akimara kumva ayo makuru, we ikintu yakoze yabanje gusiba ikintu cyose ari kuri Twitter, ari kuri Instagram, buri kintu cyose kigaragaza ko yigeze ajya mu nzu cyangwa se ahurira mu nzu imwe nande na PDD. Nyine urukumva PDD muri baba star yatumiraga cyangwa se yatumiraga muri bya birori byiwe, we yagaragaje ko nyine yasibye buri kimwe cyose, ikintu cyose cyari kiri ku mbuga nkoranyambaga, ari Twitter, ari Instagram, byose yabisibye kugira ngo bitazagaragara ko hari naho yagize ute, hari naho yahuriye hari naho yahuriye na PDD. Uri kumva abantu bose bagiye muri ntuza, bagiye muri yanzu cyangwa se bajyaga muri ibyo birori, feds ziri kugenda zibakurikirana umunsi ku munsi. Rero ubwo we ikintu adashakamo nuko bazanamo iryo zina ryiwe muri mu bintu byose bari kuvuga nyine, bari muri iyo myanda nyine yose ya PDD yagiye akora. Burna Boy we yewana ni umunyabwenge cyane, yasigiye ahita siba ibintu byose, ariko nyine kubisiba n'ubundi byanga binoga, birashoboka ko wenda bashaka kuba bafite ubundi buryo babibonamo, cyangwa se binazwi bafite uburyo babigarura, cyangwa se bafite uburyo babibonamo. Ubwo rero we ikintu yakoze yahise agenda ahita bisiba yirukanka, aravuga ati ibi bintu ntago uyu mwana nshaka kuza kuwubonekamo. Uri kumva ko rero nawe byanga bino gashaka kuba yarageze kwa PDD, ntawamenya. Reka tujye ku wundi muntu rero, undi muntu nawe uri kugenda asa naho biri kugenda bimwafekta, ariko nawe nawe byamwafekseho cyane. Ni umuntu bita TD Jakes. Noneho ni umupasiteri, ni umwe mu bapasiteri nyine bavuzwe muri iki kirego
cya PDD nawe ni umupasiteri ukomeye wari ukomeye cyane hariya muri US. noneho nawe yamajije kwa unfollowinga PDD nyine hakivugwaho ibyo bintu byose, ibyo bintu bikimara gutangira ahise amwanfollowinga, kuko PDD niho yakoreraga laundry, cyangwa se niho yagaragarizaga ko niho yacishaga amafaranga yiwe. wenda reba ko kundi ushobora kuba ufite nk'ibintu ukora bitemewe, noneho wowe ukaba uvuga ati nubwo mbikora bitemewe ariko hari ahandi hantu mbicisha cyangwa se nyacisha ayo mafaranga akagaruka nyine ari amafaranga ari clean, nyine atagaragara ko nyine yanduye, nyine atagaragara ko wenda bakuye mu bintu bibi. Reka tuvuge wenda nk'urugero, niba wenda ufite wenda ucuruza nk'ibintu bitemewe runaka, wenda niba ari nk'inzoga zitemewe, noneho ukaba uvuga ati mfite izo nzoga zitemewe ncuruza, ariko wenda mfite urusengero, mfite umupasiteri muri urwo rusengero, rero ya mafaranga kuko ntazabona uko nyasukura cyangwa se nyajyana kuri banki, nibambaza ngo nayakuye njye kuvuga ngo nacuruje ibi n'ibi kubera ukuntu wenda ari menshi cyangwa se ingano yayo, wowe ukavuga ati reka nyacishe muri uru rusengero. noneho muri uru rusengero rero pasiteri we azajya avuga ko wenda ari ay'abantu bamufashirijemo, cyangwa se ari amaturo, cyangwa se mu bundi buryo. rero we niho PDD niho yacishaga amantuza amafaranga yiwe. noneho TD Jakes uyu nguyu rero we yakoze ari umuntu ari umupasiteri ukomeye, ni umupasiteri ukomeye nyine wahoze ari muri izi generation nshyashya, ariko yamaje kwegura nyine. impamvu mvuga ngo yahoze ni uko nyine we already yamaje kwegura nyine kuri mu byo kuba umupasiteri, kuko nyine ibi ngibi nyine nawe urabyumva bigomba guhita bigomba kuba nyine byamwafekise nawe tu. noneho ari naho bahita bakubwira ati hafi y'abantu b'aba CEO bagera kuri 300 b'ibigo byabo runaka hariya nyine muri US bakoranye ubwo ngubwo, cyangwa se bari bafitanye ukuntu wenda babanye na PDD, bose bamaje kubyeguramo, bamaje kubivamo. ubwo rero abo ni abandi bantu bakomeje kuvugwaho kuba bagira cyangwa se bagirwaho ingaruka na bino bintu bya PDD nyine biri kugenda bihwihwisa. ariko nanone hakaza wenda n'abantu bari kuza bamuvugira, ntabwo abantu bose nyine wenda hari abari kuza bitandukanya nabo cyangwa se bari kugira harimo n'umuntu Arakeri murabizi ko yamaze igihe kinini nawe ibintu biri kumuvugaho bigira n'ubwo nyine bimugezayo nyine cyane pe. we aratangira avuga ati njyewe nanjye ibi bintu byigeze kumbaho, none ubu ngubu bari kubikorera PDD. ati mukeka ko umuntu w'umukire w'icyamamare uri kumva yakwifata akajya kuryamana n'umuntu nyine w'umugore, n'umuntu w'umugore nyine utabishaka nyine, uri kumva wenda reka tuvuge ngo bagiye kuryamana nyine ariko batabishaka nyine tu. ati mukeka ko uwo muntu yagenda agakora ibyo bintu nyine akabikora gutyo nta kindi kintu kibyihishe inyuma. ati rimwe na rimwe uba ugomba gukoresha nyine uba ugomba gukoresha wari kuvuga nyine ari kubwira nyine wenda nk'abantu nyine ari kuvuga ati rimwe na rimwe muba mugomba gukoresha ubwenge bwanyu karemano mukirengagiza ibiri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga. aravuga ati rwose mwibagirwe, ntago nitaye cyangwa se mwibagirwe ukuntu ngiye mushobora kumfata, uko mushobora kunyanga, munkunde cyangwa se ntimunkunde, ariko mujye mukoresha ubwenge bwanyu. ati murakeka wenda uretse ubugoryi bw'ahahise cyangwa se nyine uko nahoze meze, murakeka naba ndi inyamaswa bingana gute. nyine ugashatse kuvuga ati wenda mukoresha ubwenge bwanyu, murakeka wenda ukuntu nari imeze uko mwambonaga kera, nyine murumva wenda kuhinduka kwanjye byarahise biza gute ako kanya, ku buryo nahita ngenda ngahinduka nkahita mba inyamaswa, nyine inyamaswa ako kanya bije gutya ako kanya. aravuga ati ni gute nyine namwe ni mwumva ukuntu biba bimeze. ati wakumva gute ko wajya kuryamana n'umwana wawe, uri kumva usize umugore mu nzu nawe ari mu nzu, kandi ukaryamana n'umwana wawe, kandi ukaryamana n'uwo mwana nawe atabishaka, cyangwa se ukaryamana n'undi mukobwa atabishaka. nyine ubwo uri kuvuga uri kumva ikintu kiri kubaho
yanageze nyine naho bishoboka ko yajya kuryamana hafi n'umwana wiwe kandi asize umugore we mu nzu. ubwo uri kumva we ashobora kuba atari umwana we komutere mu maraso, ariko nyine we wenda reka tuvuge we ari kuvuga wenda niba kuko nawe mu birego byamushinjwaga harimo gufata abana bato ku ngufu, aravuga ati niba umuntu w'umugabo ashobora gusiga umwana we mu rugo akajya kuryamana n'umwana, umugore we mu rugo akajya kuryamana n'umwana ye abyaye, muri kumva ibyo bintu bishoboka? Ati byanga binoga, ati inyuma ya ziriya nkuta za Hollywood, inyuma ya nyine muri Hollywood byanga binoga harimo ibindi bintu, nuko nyine abandi bantu muba mushaka kugira muba mudashaka kubibona, ariko byanga binoga ati muzakomeza wenda mu dufunge cyangwa se mu tugire ute, ariko abantu benshi b'inzirakarengane b'abirabura kandi baba bari success bageze ku bintu byinshi bari kugenda bazira ubusa uko byagenda kose. Ayo magambo ari nayo nyine Rihanna nawe yavuzeho nyine, ariko ku ruhande rumwe nyine ari kuvuga ati nyamara hari abantu b'inzirakarengane bari kugenda bazira ubusa, bari kugenda bazizwa ubusa n'ibi bintu. Bikongera nanone akaba ariyo ntuza Kanye West nanone yaje avuga ati uretse njye nabananiye, uretse njye nagize ute, ati mukeka ko kuba nyine mwarambonye ndi umusazi, ati baragiye bahita bampindura umusazi, bahita bagenda bangira umusazi ruharwa, kuko nyine wenda hari ibintu byinshi byabo nzi, kuko hari ibintu byinshi mbona nabavugaho. Ati mukeka ko si ubwo ngubwo nari umusazi? Aravuga ati byanga binoga barabanza bakakuzamura bakakugira umuntu w'umunyantege, bakakugira umuntu urenze, ariko nyine iyo utangiye kuba umuntu wigira umuntu wa danje bahita bakumanura, bahita bakugira umusazi, bahita bakukora ibyo bashaka. Ubwo rero uwo ni Kelly nawe twari turi kuvugaho nyine, nawe yarari ku ruhande rwa P Diddy avuga ati ibi bintu nanjye byambayeho, munyita umusazi, munyita igicibwa, ariko nyine ubu ngubu nanone bamvuyeho bagiye kuri P Diddy. Ubwo bivuze ngo na P Diddy nawe ashobora kuba hari ikosa yakoze, kuko baba bamubikiye amabanga, yamara kutumvikana nabo bagahita bamuraburiza nyine gutyo. Hano rero hari mama wa Justin Bieber nawe hari akantu yigeze kubivugaho, aravuga ati nyamara muze kureba neza ntuza P Diddy ashobora kuba afite PTSD, nyine ya ndwara bita post traumatic stress disorder, nyine ya indi yo mu mutwe. Aravuga ati njyewe byanga binoga uriya muntu ashobora kuba afite ikibazo, ndetse hari na video yasohoye nyine ya P Diddy ndetse na Asha bari guhohotera umwana we n'ibyo bamukoreye agifite imyaka 15. Murabyibuka neza abantu mubizi neza, umuntu bita Asha niwe wajyanye Justin Bieber niwe wamufashije, nyine niwe usa naho yamuzamuye. Rero mu kumuzamura ubwo baramujyanye ngo bamusinyisha muri studio ya nyine, bamusinyisha kwa P Diddy. Ewana nayo ni inkuru ndende nyine, wenda nitubona uko tubibabwira tuzabibabwira, ariko baramusinyishije. Nyuma yo kumusinyisha rero bamujugunye ngo manager, bamuhaye manager ugomba kujya mwitaho akajya mureberera, ariko ngo ibintu nawe bamukoreye bagiye bamukorera muri iyo myaka nawe ewana ni byinshi byatare. Ariko Justin Bieber hari andi makuru nanone amugaragaza nawe ari kubihakana, ari kuvuga ati njyewe nta kintu P Diddy yigeze ankorera, ati mureke gufunga umuntu w'inzirakarengane, mureke gufunga inzirakarengane nk'iyi. Ariko nanone urundi ruhande nanone rukavuga ko ari uko ntuza P Diddy ashobora kuba hari evidence yari afite, cyangwa se hari ibintu hari ubwambure cyangwa se amafoto cyangwa se amavideo y'urukozasoni ya Justin Bieber yari yaramuteye ubwoba, avuga ko naramuka avuze ibintu bibi cyangwa se avuze ibintu bisebya P Diddy ashobora kuzahita yashyira hanze. Nyine bakavuga ko nawe ashobora kuba yarabivuze, kuko nyine yari afite ubwoba bw'uko hari ibyiwe bashobora kugeza hanze, kuko aho ngaho muri aho nababwiraga bagiye gusinya Asha na ntuza na P Diddy basinyishije Justin Bieber hari ahantu bivuga ko nawe yaje agasanga ajya mu cyumba nyine, agasanga icyo cyumba bamwoherejemo kirimo P Diddy, kirimo n'abandi bana b'imyaka hafi 15, 16, bose barimo. Barangiza bakamubwira ati ngaho nawe ngwino wishimishanye n'aba bantu, ndetse hari n'abo bavuga ko bagiye bamuha n'abamama bamuruta, bakamubwira ati wowe wishimishanye n'aba bantu nta kibazo. Rero ubwo ngubwo
urukumva byanga binoga niba muri ayo mazu harimo amakamera n'ibiki byose byanga binoga nabo rero amafoto yabo cyangwa amashusho yabo yarayafite byanga binoga kuko n'aya mafoto wenda ari kugenda za ngo Jay-Z yasomanye na PDD cyangwa se ngo 50 Cent nawe yasomanye n'uyu nguyu byanga binoga nyine nahaye mafoto ari kugenda kuko kuri kumva ibyo ni ibintu byanga binoga Hollywood ibifite cyangwa se ibibitse. Gusa aho ngaho nanone tukihari niho 50 Cent nawe abera kaga yaje aravuga ati rero reka mbabwize ukuri njyewe ngiye gusohora filime kandi iyo filime cyangwa se ngiye gusohora inkuru kandi iyo nkuru irabirimo amabanga yose yande irabirimo buri kimwe cyose cya Hollywood nyine irabirimo amabanga yose y'ibihobera muri Hollywood rero nayo ewana yagize ubwoba cyane iravuga ati uno mujama ashobora kudutamaza ariko nkuko mubyibuka 50 Cent we ewana yo yifatiyemo ewana yanagurisha n'utwe twose yanagurisha na buri kimwe nyine niko kundi bavuga ngo wagurisha inka yawe cyangwa se isambu yawe ukajya kuburana inkoko ewana uri nishimye uri na proud byatari. Ubwo rero nawe ewana yatagiye kubasa naho abatera ubwoba nyine ababwira ko ashobora gushyira amabanga cyangwa se ashobora gushyira filime ye hanze igaragaza ibintu nk'ibyo biba biri kubera muri Hollywood. Ndetse tuvuye kuri abo ngabo reka tugaruke kuri Mike Tyson rero ni umugabo w'umuteramakofi nawe wabayeho w'indwanyi yadanje hano ku isi ewana urenze byata. Mike Tyson we aratangira avuga ati njyewe nakuye ukuboko kwa PDD hafi y'amatako yanjye nyine mu kiganiro kiri live kwa kundi nyine abantu baba bari mu kiganiro live noneho ubwo PDD ashobora kuba yaramukozeho ndabyibuka kuko njye nanabonye na video yabyo vuga ati njye nakuye ikiganza cya PDD kuko ukuntuza ku kibero cyanjye turi muri show live nyine show iri kuba nyine tu ati mu gihe twari turi kuvuga turi mu kiganiro kuri televiziyo ntuza yaratangiye PDD yaratangiye arema contact nyine arema ukuntu agenda nyikururaho nyine biza kurangira ankiza ikiganza kukikwitako ati mu mutima wanjye nahise mvuga ati what the fuck ati nyine bigenze bite bimeze bite ati iyi niga iri gukora ibiki nyine ko ibintu uri gukora nabyumva ariko nyine ari kubivuga nyine yabikoze mu mutima uri kumva bari ku kiganiro nyine bari mu kiganiro bicaye kwa kundi abantu bicaye mu ntebe imwe wenda ngiye ko wenda nabonye iyo video bari bicaye mu ntebe imwe noneho umunyamakuru nawe ari hirya yabo nibwo rero Didi nyine yashyize ikiganza kuri ntuza Mike Tyson noneho Tyson nawe aravuga ati nyine mu mutima aravuga ati ibi ni ibiki noneho hino ni gayi iri gukora noneho uko byagaragaye rero Mike Tyson yarijijishije mu nyine kwijijisha ariko ubona bidateye ikibazo cyangwa se arimo arajokinga asa n'uwikuraho akaboko arangije ahita agasubiza kuri iki ari guseka nyine ahita agasubizaho nuza agahita gashyira hirya ndetse no muri icyo kiganiro bose barasetse nyine ariko ntibabitindaho barakomeza bakomeza bareba mu kiganiro nyine barakomeza bakora ikiganiro ariko bakimara gusoza ikiganiro Michael Tyson aravuga ati ewana tukimara kuva kuri kamera nahise nirukanka njya mu rugo nyine ati mitamubwe ati ewana reka nkubwire rero bro reka ntitukajye turenga imirongo tuba twarihaye ibingibi ntago ari byo habe na gatoya. Ubwo ibyo byari bya Mike Tyson nawe avugwaho ko nyine yigeze gufatwa na PDD ku matako nyine bari mu kiganiro. Reka noneho dukomereze kuri 50 Cent we ibi bintu ameze nk'uri kubyenjoyengeramo kuko we yahise atangiza ngarashaka guhita atangiza uruganda rukora ari amavuta reba ari amavuta ya baby oil we ngarashaka noneho ku launchinga new brand ya oil ariko iyo brand kazaba yitwa Didi Oil. Uri kumva amavuta ya nuza yarafite
PDD yitwaga Baby Oil, noneho we ngarashaka guhita ari nyuringa nyine cyangwa se ayahindura, noneho agahita ahindura agahita asohora andi mavuta agahita yitwa Diddy Oil. Mubwo nyine we ni ukuyitirira izina rya PDD. Urabizi ko rero ya Baby Oil yari ari gufasha nyine mu bigwi cyangwa se na mavuta PDD yari yarakoze nyine, yari yarasizeho buri kimwe cyose, noneho rero akaba yari yarasize no kuri ku isoko. Noneho 50 Cent waravuga ati aho kugira ngo ibigwi bya PDD yari yarakoze, aho kugira ngo ibintu yari yarakoze byangirike, ntago byakwangirika, rero ngiye nk'umu businessman ngomba guhita nongera ibintu yakoreye ntibipfe ubusa, nkahita mbigira nkahita noneho nge nyita Diddy Oil kugira ngo amavuta atazagira atazata izina cyangwa se ibyo Diddy yaruhiye bikagira bikapfa ubusa. Ariko nyine ni mu nyungu za 50 Cent namwe muramuzi. Noneho rero sasa turajya ku bantu benshi, reka noneho tujye kuri French Montana we ewan aravuga ati ngewe PDD yambwiye ko ashaka gutangira business yo gukora amavuta nyine ya Baby Oil. Ati PDD yari umuntu mwiza kandi yari umu businessman mwiza cyane. Aravuga ati ewana nahoze ndi inshuti ya PDD cyane, yari nk'umuvandimwe kuri ngewe, ndetse yambwiraga ko ndi guardian angel wiwe, nyine ndi marayika umuringira. Ati twakoze business nyinshi turi kumwe, yanyigishije ibintu byinshi muri music, anyigisha ibintu byinshi muri business, ndetse ewana yancishije cyase twacanye muri haso nyinshi muri music ndetse no muri ntuza no muri music ndetse no muri business bisanzwe. Ati yanyigishije ukuntu bakorera amafaranga, yanyigishije buri kimwe cyose. Ati si wenda kuvuga ngo amafaranga gusa, no muri rap nyine ewana mfite ibintu byinshi. Ati ndetse n'ikimenyimenyi njye mfite ibintu byinshi byo kwigira byo kuri PDD, ndashaka kuba namwigiraho ibintu byinshi. Ati ndetse ari amavuta yiwe utubato nyine igihumbi, uducupa igihumbi, ati duhagaze amafaranga menshi, ntago ari ibintu byo gukiniraho nyine tu. Noneho sasa ubwo uwo ni French Montana twumvaga. Reka noneho mbashakire n'akandi kantu French Montana yigeze kuvugwaho. French Montana nawe yigeze kugaragaza ifoto ya 50 Cent, noneho nawe ari kugira murabizi ko 50 Cent we yasohoye ifoto ya Jay-Z ndetse na PDD bari gusomana. Noneho rero French Montana nawe yahise aca inyuma aragenda asohora indi foto ya 50 Cent, noneho ari gusoma undi muntu utari kugaragara izina neza ariko nyine w'umuzungu. Noneho French Montana we rero yagiye ahita yiririza arayisohora. Ati murebe 50 Cent ari gusoma umujama w'umuzungu nyine ewana ibintu bimeze neza cyane. Ati ni nka bya bindi nyine, ni nka kwa kundi Jay-Z yasomanaga nande na PDD. Arangije aravuga ati ubwo ngubwo rero uyu ni wa PDD wanyu. Ati nanjye ngiye kuririzinga ino foto nyishyire muri Netflix. Nyine we yasaga urikumva 50 Cent niwe watangiye nyine releasing iyo foto, nyine ari kuvuga ngo murabyibuka mu gace nabakoreye ejo hashize, ari kuvuga ngo ni gute abantu b'abagabo babiri basomana nyine ngo ntago byumvikana, ntago bibaho. Rero nkuko French Montana mwarimu baje kumwumva avuga ati ni inshuti ya PDD cyane, yamwigiyeho byinshi uretse no muri rap no muri business, yamwigiyeho ibintu byinshi ndetse kamufata nk'umuntu we wa danger ndetse kanashaka kuba nkawe. Urukumva noneho niba yeri umuji wiwe byatari ubwo we ikintu yakoze, niba 50 Cent yasohoye ifoto ya Jay-Z na PDD bari gusomana nawe kandi akaba yaritabiraga bya birori, ubwo ro French Montana nawe yahise afata ifoto yiwe ahita yisohora ari gusomana. Mwumve rero ikintu 50 Cent yamusubije. 50 Cent yamubwiye ngo French Montana, I'm gonna punch and break your jaw. Yambwiye ati ngewe ewan ndaza kugukoma nanavunagure nyine izo nzasaya zawe.
ngo nutita kubikureba nyine tu nutita kubikureba ndaza kugushwanya gusa. Arangije ahita avuga ati njyewe ntabwo njye nsomana n'abantu, ntabwo njye nsomana n'abagabo, reka ati arangira aravuga ati French Montana nyine ewana yari ari muri business zanjye, ati nyine we ubwo bari amashumi nyine, ati ariko ibyo ngibyo simbyitaho, ariko naramuka agize ikintu amvugaho nyine ubwo waravuze ati French Montana twari inshuti cyangwa se yari muri business za nyine yari umuntu twakoranaga cyane bya hafi, ariko ibyo ngibyo ntago ndi buze kubyitaho, yari inshuti yanjye ariko ntaho ndi buze kubyitaho. Ati naramuka mvuzeho ikintu kindi gitoya ewana ndakoresha uburyo umunwa wiwe utazongera gukora na gato kandi gashoboka. Ati n'ikimenyimenyi ndavuga na papa wiwe nyine, ati ngo ndavuga na papa wiwe cyangwa se ndavugana na papa wiwe PDD nyine, ngo namwumvishe ngo heard his name ngo numvishe n'izina ryiwe ngo ni Pafu nyine, ngo ibi bintu rero biranasekeje ukuntu PDD yajya bivuga nyine, birasekeje bya hatari. Ngo nyine numvishe n'izina rya papa wiwe ngo ni Pafu nyine, uri kumva ni mu buryo bwo kumusereza, ngo noneho ngo numvishe ngo izina rya papa wiwe ngo ni Pafu, ngo kandi ngagenda pafinga ngo abaniga nyine ngo aba akoresheje amavuta, ngo so French ari kuvuga ati nyine French rero nyine Montana nyine tu, ngo ndashaka ko ngo nawe ugenda bakagupafinga nyine, ngo I want you to get puffed, ngo to go get puffed, ngo nawe ugenda bagupafinga nyine tu. Ubwo rero ewan nuko ntuza 50 Cent ngo yaburiye ntuza French Montana amuziza kuririzinga ama fake picture nyine cyase amafoto atarayanyanya. Ewana yavuze ati rero French Montana nkuko maje kubyumvira, yavuze ati ngewe ntabwo ngende reka sinjye nsomana n'abagabo. Ati ubwo rero urongera kuvuga ikindi kintu kuri ngewe umbeshyera, umunwa wawe ewana araba ari ubwanyu muvuze, ntuzongera gukora habe na gatoya. Ati kandi numvishe ngo n'izina rya papa wawe ngo ni Pafu, ngo agenda pafinga nyine ngo amaniga nyine akoresheje amantu z'amavuta nyine, akoresheje ya baby oil, ngagenda pafinga akoresheje izo baby oil. Ati rero genda ryo gupafingana cyangwa se ugende bagupafinge, ariko nge ntunkinireho kuko nongera gukora iryo kosa na ritoya ewana ntabwo uzankina. Noneho PDD we noneho yageze muri ibi bintu, nako 50 Cent yageze muri ibi bintu noneho arabiryoshya akabiryoshya ku rwego rwo hejuru. Rero ndakeka n'ibyo ngibyo nari mbafitiye uno munsi, ubwo reka tujye tureka abapafingana 50 Cent nawe ewana iyi nkuru aba yirimo neza adutaba ibintu byinshi. Ndaje mbakorere n'akandi kantu, ndakeka muri kubona ukuntu Tyrese Gibson umwe wakinnye muri Fast and Furious nawe urugo rwe rwanze. Reka nze mbakorere akantu gatoya, mbakorere uko mariage yiwe imeze, ndetse nako ntago ari mariage kuko byarangiye baratandukanye, ahubwo ikintu 50 Cent yabivuzeho. Murakoze naho ubutaha.